nongeye mbahaye ikaze mwe mukurikiye ibiganiro byagaragara gospel. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ndishimwe Joseph Maripas. Turi mu kigereranyo cyihuta cyane, aho imico itandukanye igenda yinjira indi mico bikarema igisa na global culture cyangwa se imico mbonerahamwe, aho abantu bahuje imico myinshi. Uko isi igenda yihuta cyane mu iterambere, tukavuga ko ihinduka umudugudu, bisa naho byarenze umudugudu uhari, byabaye nk'inzu imwe, cyangwa se abantu bose basa nk'abari gusangira byose. Hari ibintu hirya no hino bitigeze bikorwa mu mico imwe n'imwe, gusa bimwe byangiza intekerezo kandi bikarema n'indwara zihitana benshi mu buryo butagaragara, yaba ubw'intekerezo, ubw'umubiri ndetse n'ubundi bubashengura, abantu bakazapfa cyangwa se bagahinduka ibisenzegeri rwose. Ni gute dushobora kubyirinda? Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka. Fondasiyo y'ibyo wifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. None n'icyo waburutisha? Ubuzima bw'intekerezo ni nk'agati k'inkubirane mu kugera ku byiza. Uko uburinda bisa nk'aho uri gutegura neza hazaza, uko bwangirika bisa nk'aho uri gupfuka urumuri rw'ahazaza. Kuki watuma bwangirika kandi ari cyo wabikoraho? Niba usa nk'aho uri kurohama, kuki warohama ubireba utatabaza ngo hagire ugufasha? Yego, isi buri wese asa nk'aho yitaye ku bye, ariko ntuzigera na rimwe ubura umuntu wagufasha nubigira ibintu by'ingenzi cyane. Abantu benshi batekereza kwiyahura ndetse n'abiya ku buzima cyangwa bakajya mu mibereho igoye cyane, baba baratekereje muri ubu buryo bwo kumva ko ntawe ubitayeho, ntawe ubareba, birasa nk'aho bari mu kazeru ka bonyine, bisa nk'aho babaye uduti duto duteretse mu nyanja, hirya no hino ntawe ubitayeho. Ariko uku si ukuri. Ni inyigisho y'ikoranabuhanga ndetse n'ubwigunge n'ibitekerezo bisa nk'aho biri kutugota, bitandukanye n'ukuri. Uyu munsi sicyo kintu ngiye kuvugaho. Nimba wumva amaradiyo yo mu Rwanda ndetse n'ahandi, ukajya kuri internet ndetse n'ahandi, hari ikintu cy'ingenzi abantu bakunze kuvugaho, ndetse bakavuga ko bagikiza. Hari n'imiti runaka abenshi bakunze kuvuga ko abahura nabo babakorera icyitwa scam. Ni nko kubashuka. Iryo ni ijambo riri gukoreshwa muri iyi minsi. Uku gushukana guturuka hehe? Ese ubundi kuki bigeraho abantu babashuka kandi hari ibintu by'ingenzi ushobora gukora ukirinda icyo kintu? Iyi si indwara ivukanwa, sinakarande, ni ikintu wowe ushobora kwihitiramo, kandi nanone ufite inkoni yo kugitegeka kikava mu nzira. Kwikinisha. Umuco mubi n'ingeso yo kwikinisha biza bite? Bitangira bite? Ni gute hirya no hino ku isi babifata? Ese ni iki byangiza? Ni gute warwana intambara yo kubireka? Ni izihe nzira ku nzira wakora kugira ngo bireke? Ese koko hari umuti wabivura? Reka iyi ngingo aba ariyo tuganiraho. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kuri mu muryango mugari w'intekerezo nzima ndetse n'ubundi bumenyi. Mu buzima bwa buri munsi hari ibintu byinshi abantu bakunze gukora, ariko ntibashake ko abandi bantu babimenya. Kimwe mu bintu by'ingenzi abantu bakora badashaka ko abandi babimenya ni ukwikinisha. Ntibashaka kubivuga ku mugaragaro, rimwe na rimwe banagaragaza yuko batabizi, ariko mu by'ukuri barwana n'intambara yo kubikira. Ubushakashatsi buheruka bwagaragaje ko hafi 92% by'abagabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iki kintu bagitekereje ndetse bamwe bakagikora. Ni mu gihe abagore bagera kuri 76. Muri Brazil abagera kuri 98 bo bagerageje cyangwa bumvisha ibijyanye nabyo, mu gihe abagore 83 nabo babigerageje. No mu Bwongereza nuko, uko abagera kuri 95 by'abagabo ndetse na 71 by'abagore bumvisha iyi nkuru ndetse bumvisha igihwitira cyabyo. Sinzi imibare myiza cyangwa myinshi ivugwa mu Rwanda, gusa ikigaragara cyo nuko naho byazamutse cyane. Turi igihugu cyiruka mu iterambere, n'imico nayo niko tuyisatira. Kimwe mu bintu bya mingero nuko hari amabizinesi n'ibigo bishya byafunguye bishingira kuri iyi ngingo gusa kugira ngo bibone uburyo cyangwa abo bishobora gufasha ngo bibakize. Iki ni ikibazo gikomeye cyane ku isi kandi gitera ingaruka zitandukanye mu buzima. Ariko se ni iki Bibiliya ibivugaho by'umwihariko kuri iyi ngeso? Ese hari ingaruka zikomeye ku buzima? Ni izihe? Ni gute umukristo uri kubicamo cyangwa se umukristo uhanganye nabyo ubikora yabasha kubyirinda yumvishe n'ububabare bwabyo? Ese hari intambara wakora cyangwa warwana ibi bintu ukabivamo? Imibare yerekana ko kwikinisha ari ibintu bikunze kuba ku bantu benshi. Mu Banyaburayi twabonye imibare runaka
muri Aziya ndetse no muri Afurika bisa nk'ibikototera kandi bizamuka cyane. Turi abantu bakira imico mishya cyane kandi tugahita tuyizamukamo cyane. Hari ubushakashatsi bwakozwe bwanagaragaje ko kwikinisha atari ikibazo cy'abato cyangwa abasore n'inkumi. Bwanagaragaje ko n'abantu bakuze bagize amahirwe yo kubana n'abandi ndetse bagakora imibonano mpuzabitsina igihe bashakiye ndetse babifitiye uburenganzira, nabo benshi barwanye n'iyi ntambara. Ibi bintu byaje bite? Kuki bikomeza kuzamuka muri iyi si ya none? Nubwo Bibiliya itavuga byinshi mu kwikinisha, mu magambo ahamye ndetse yerekana, igaragaza yuko ibihamya bijyanye no gukora ibi bintu bisa no gukorera imibonano mpuzabitsina byangiza rwose. Muri Matayo igice cya 5:28, Yesu yavuze ko urebye umugore amwifuje aba amaze gusambana nawe mu mutima. Kwikinisha kenshi bishingiye ku bitekerezo by'irari ndetse no kwigereranya, ugasa nkaho uri kuryamana n'umuntu ariko mu by'ukuri mutari kumwe. Iterambere ryo ririhuta cyane ku buryo basigaye bakoresha ibikoresho bitandukanye abantu bashobora gukoresha bikinisha. Ibi byica intekerezo cyane kandi bikangiza imyanya yacu no mu gice cyerekeranye n'uko abantu bagomba kubaha ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ibyitwa fantasy in pornography, kureba amafoto y'urukozasoni ndetse no kwigereranya, bisa nkaho biri kurimbira intekerezo za muntu mu byerekeye gukoresha imibonano mpuzabitsina nk'igikoresho cyiza, ahubwo bikakijyana nk'igikoresho cy'irari ndetse no kwirinda imura rwose. Mu rwa mbere rw'Abakorino igice cya 6:18 kugeza kwa 20 haravuze ngo mwirinde gusambana, umubiri wanyu ni urusengero rw'umwuka wera. Kwikinisha bihindura umubiri igikinisho cy'irari aho kuba urusengero rw'Imana. Bisa naho uba uri kwiroha mu mwobo utazabasha kuvamo. Mu Bagalatiya igice cya 5:16-17 hatubwira ko tugomba kugendera mu mwuka tutagendera ku byifuzo by'umubiri. Umukristo w'ukuri ahamanya kandi agahora arwana urugamba rwo guca ibyifuzo by'umubiri kugira ngo agendere mu mwuka. Ntago turaba umubiri, turaba umwuka. Iyo usa nkaho uri kurwana n'iyi ntambara ariko igutsinda, birasa nkaho rwose bimwe mu bintu by'ingenzi waba ukora bisa nkaho biciriritse. Gerageza kurwana iyi ntambara uyitsinde. Kwikinisha ni igikorwa gisa nkaho kitagira uwo kibangamira, ariko kirema intekerezo mbi cyane zisa nk'igisasu buri kurema kizaturika mu gihe runaka. Mbere y'uko binaba ni ukwangiza intekerezo zawe ndetse n'umubiri wawe nyirizina. Hari ubushakashatsi bwo muri Cambridge University mu mwaka wa 2016 basanze ubwonko bw'abantu bafite ingeso yo kwikinisha cyane bufite icyitwa pattern bisa n'ubwo baba bafite drug addiction. Ibi bisa nko kubatwa, ariko nanone kwangirika mu bwonko bitangira kurema kujagarara, bikagabanya imitekerereze ndetse n'uburyo bwo kwifatira imyanzuro, uburyo bwo gukora guhoraho, gwikina agaciro ndetse no kukinambaho, kukirwanira, kwita ku bo mudahuje igitsina mu buryo bw'urukundo nyakuri, ndetse no kurema intekerezo nzima zihuje n'ukuri kw'icyo Bibiliya itubwira. Iyo umuntu yikinisha, ubwonko busohora icyitwa dopamine ishyira umuntu mo ibyishimo hato na hato, agahora yumva ashaka kubikora. Iyi dopamine ni umusemburo w'ibyishimo utuma yumva ko iki gikorwa ari icy'ingenzi cyane. Ibi nanone bishobora kurema ikindi kintu gikomeye cyane. Wari uzi ko umuntu ashobora kubikora by'igihe kirekire bikazarema ibyishimo ndetse yaba anashatse akajya abikora? Abenshi babikora batekereza ko ari uburyo bwiza bwo kwirinda irari, gutera inda cyangwa guterwa inda, ese kwirinda indwara. Ariko nanone niba ari ukwirinda irari, kuki umuntu ashobora kubikora akazakomeza kubikora n'igihe yumva ko ryarari yarishize kandi abana n'uwo bashakanye? Nuko birema umuco mubi wo kongera irari ahubwo aho kurigabanya. Iyo bikorwa kenshi umubiri ukenera byinshi kurushaho kugira ngo ugire ibyishimo, bityo bikavamo icyitwa addiction. Nanone bishobora kugabanya uburyo wafataga ibintu, aho utangira kubona abo mudahuje igitsina nk'ibikoresho byawe byo kuhaza irari gusa. Ibi nanone iyo birenze, umuntu atangira kumva yihagije, aho bishobora gutera intekerezo noneho zo kumva yuko ibisa nk'imibonano mpuzabitsina byose ushobora kubyikorera ukabirangiza. Ni iki birema? Kugabanyuka kwa motivation mu buzima. Utangira kuhita uhinduka kuko uba wumva nkaho usa nk'uwigunze. Iki ni kimwe mu bintu bishobora gutera depression ndetse no kwigunga, kuko usa nkaho uri mu kazu ka wenyine byose ubyikorera.
Ikindi kintu ni ukunanirwa kwishimira imibanire nyayo yo kubaka urukundo rw'ukuri ndetse no gukora imibonano mpuzabitsina igihe uzaba umaze gushaka. Ibi bikayura rwose intekerezo zo gukora imibonano mpuzabitsina. Isi iri gusa nk'aho ibyo twakoraga by'agaciro ibikayura ikabigira ibintu bisa n'imikino ndetse bisa nk'aho bisanzwe cyane rwose. Ibi bizarema igisa n'imbaraga ikomeye cyane yo kudutezura mu gukora ibintu bishikamye. Ibi biri gutera ikibazo gikomeye muri iki kinyejana: divorce, kuba abantu badashaka ndetse no kumva ko abantu basa n'abihagije. Nanone no gusa nk'aho twangiza intekerezo zacu, aho dushobora no gutangira guhuza ibice byacu by'umubiri n'ibyuma bikorano ndetse n'inyamaswa. Abantu bararengera bagatangira no gufata cyangwa se kubana n'inyamaswa. Ibi nanone birema ikintu gisa nk'ipfunwe, kwiheba no kutagira amahoro mu mutima. Ibi bituruka kuko umuntu aba asa nk'aho akora ibintu nk'aho ahora ahisha, ariko nanone mu ntekerezo ashobora gutekereza umuntu runaka ko ari we bari kubikorana. Utekereza ko umuntu mwaryamanye mu masaha 2, 3, 5, 10 cyangwa mutabana, umubonye mu maso yawe hahinduka hate? Uko intekerezo zawe zihita zigaragara sa nk'aho bishyira mu maso cyangwa se mu ntekerezo z'umuntu w'imbere mu mutima. Uyu muntu uko ahora yitwara, urumva bitagira ingaruka ku mibereho ye? Dukunda gusa neza inyuma ndetse no kugaragaza amarangamutima meza inyuma, ariko uyu muntu w'imbere iyo ukomeza kumwangiza, akari ku mutima gasesekara ku munwa. Ubushakashatsi bwerekanye ko kwikinisha cyane bishobora kuba urwobo rutera kwiheba no kubura icyerekezo ndetse n'icyizere mu buzima. Binatera intambara mu byerekeye iby'umwuka. Nk'umukristo, ikibazo si imibare gusa cyangwa se uburyo runaka ubikora, ahubwo ni n'ikibazo cyo koreka intekerezo zawe. Iyo umuntu abaye imbata y'irari, atakaza igihe cye cy'amasengesho ndetse n'igihe cye cyo gukorera Imana no gukora ibintu by'ibanze, akabimana mu bintu bitagira umumaro. Yumva ari kure y'Imana, akumva ko Imana itamwishimira. Ibi bigora gusenga no kuyegera. Bisa nk'aho uba ubaye wa mwana wakoze amakosa, bigora kwegera umubyeyi we azi ko ari bumuhane. Iki nanone ni ikintu gisa nk'ikitwerekeza inyuma cyangwa nk'ikitugora kugira ngo twegere Imana. Ikindi, buri gihe ahangana n'ijwi rimubwira ko ntacyo amaze kandi ko yagowe, ari ikigwari kitabasha no kuba cyakwiramira ngo kirinde ingeso mbi imwe yakigoye cyane. Ibi ni nko kudukayura, kutwegereza Imana, ariko mu buryo bumwe abantu ntibashobora kubyumva. Hari ikintu cy'ingenzi cyane niba ushaka kureka iyi ngeso cyangwa urwana intambara yo kuyireka. Zaburi igice cya 19 umurongo wa 9. Umusore yakwikiza ate inzira mbi? Ni ukwirinda nk'uko ijambo rye ribivuga. Kugerageza kwirinda ndetse no kugendera kure imico yose yatuma ujya mu ngeso nk'izi nko kwikinisha ndetse n'izindi, ni ikintu cy'ingenzi cyane cyo kurinda intambwe zawe. Muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 36, nuko umwana n'ababatura koko muzaba mubaye ab'umudendezo cyangwa se muzaba mubatuwe. Uko biri kose, uko kurwana iyi ntambara ntago byoroshye, ariko uko urwana bisa nk'aho uba utsinda intambara, kandi ibikomere byahahise bikuremamo umuntu ukomeye cyane kugira ngo iyi ntambara uyitsinde. Rimwe na rimwe ushobora gutekereza ko iyi ngeso uyiretse, ukishyiraho amahame, ukandika ndetse ukavuga ko iyi ngeso rwose uyicitseho, ariko rimwe na rimwe hakagira ibiguhuza ukongera ukabikora. Ntuzatekereze yuko wacitse intege burundu ko wakongera ukabikora, ahubwo usa nk'aho muntu wari uri kwiruka akagwa, ntabwo buri gihe aguma hasi, arongera agahaguruka akiruka cyane. Ntuzatekereze cyangwa se ngo wihe intekerezo yo kumva yuko gutsindwa rimwe bivuze ko watsinzwe bihoraho. Hagurukana umuvuduko munini, wongere utangire inzira, kandi uzabigeraho. Ni gute mu buryo busanzwe wacika kuri iyi ngeso yo kwikinisha? Ikintu cya mbere ni ukwirinda. Niba hari umuntu uyobora intekerezo ze akaziha umurongo, ni uwirinda muri byinshi. Tangira guha amahame intekerezo zawe ndetse no kuziha ibitekerezo bizima bituma zijya ku murongo ushaka kuziyoboraho. Irinda amafoto ya porunogarafiya, amavideo ndetse n'ibitabo by'ibiteye isoni. Nanone irinde guhura n'abantu bafite imico mibi cyane ijyanye n'ibyo bikorwa bituma bashobora kugushotora. Umwuka waho turi burya turawuhumeka. Ntuzagerageze gutekereza yuko uri umuntu urenze ku buryo igihe runaka uri guhumeka uwo mwuka ushobora kubirinda ntugire ingaruka zo gukorora kuko uwo mwuka wanduye. Ikindi cya kabiri, fata gahunda. Fata gahunda ihoraho
nko gukora siporo, gusoma ibitabo, gukora imishinga migari ndetse n'ibindi bintu biguhuza bizatuma rimwe na rimwe uba uhuze mu ntekerezo ziguhuza ziguteza imbere kurusha guta igihe kinini cyane. Hari ikintu abantu batazi. Abantu basa nkaho bapfusha igihe ubusa ndetse bakaba bari libre badafite icyo bakora, bakunze guhura n'iyi ngeso. Abantu basa nkaho badakora ni cya kibazo kimwe nanone yuko abantu b'abanebwe bakunze guhura n'ibyinshi bibasitaza kandi bikazagora intekerezo zabo kugira ngo babivemo. Irinde kubaho udafite akantu k'ingenzi uri gukora, kugira mu tuntu twinshi kandi wirinde. Ikindi, gerageza kubiha agaciro. Niba ufite nk'ikayi cyangwa kandi kanote, andikaho icyabiteye mu bihe bishize. Wandikeho ingingo z'ingenzi n'ibintu runaka wishyiriyeho kugira ngo ureke iki kintu. Igihe runaka ubonye wabisubiyeho byakugoye ukabisubiraho, reba icyabiguteye mu gihe gishize ukirinda ahazaza kugira ngo utazongera guhura nacyo. Gerageza kwicisha bugufi, niba bishoboka usaba ubufasha. Biragoye cyane muri iki kinyejana kugira usangiza ibitekerezo byawe, ariko niba bisa nkaho uri kurohama, byaba ari ingenzi cyane kugira umuntu wizera nk'umuntu mukuru mu by'iyobokamana, umuganga mu byerekeye imitekerereze ndetse n'undi ushobora gusangiza igitekerezo cyawe akaguha inyunganizi yagufasha. Ikindi, gerageza kubona abo mudahuje igitsina nk'abantu b'inshuti ushobora guhuza mukarema ubuzima butandukanye cyane no guhaza irari gusa. Muri iki kinyejana byabaye gikwira ko kubana nabo mudahuje ibitsina icy'ingenzi aba ari uguhuza ibitsina muzahuriraho gusa. Ni umuco mubi ugenda wiyongera mu kugira ngo abantu barindimure intekerezo nzima rwose. Kugirana umubano n'abantu mudahuje ibitsina ariko muganira ku bintu bikomeye bisa nk'aho atari blague ndetse no gutera ubuse gusa, bizarema intekerezo yo kubona ko ari abantu bakwiye, habeho ubwubahane kandi wumve bakuri hafi. Bizagabanya iki kintu mu buryo utatekereza. Mu buryo bwa gikristo cyangwa bw'iyobokamana, spiritual steps, isengesho rya buri munsi ryo gusaba kwihana, kwihangana ndetse no gushyira ibintu ku murongo. Ikindi cya kabiri, kwatura imbere y'Imana no gushaka umwigisha kukugira inama. Aha nanone ariko mvuge, hari ibintu bijyanye no kwatura byateye aho abantu bashobora kuvuga ibintu byabo kandi bakoreye mu mabanga bakabivugira muri rusange, bigatera ingaruka ku bandi ndetse n'ibindi. Ibi bintu ntibikwiye rwose. Twahawe umwuka, twahawe ubwenge, ni ingenzi cyane kubikoresha igihe duhitamo ibyo tugomba gukora. Ikindi ni ukwiyuzuza n'umwuka wera cyangwa se kwegera umwuka. Egera Yehova. Mu Bagalatiya igice cya 5:22 na 23, imbuto za mwuka harimo kwihangana n'ubwitonzi. Bisa nko kwegera Imana bihoraho. Ucitse kuri ingeso yo kwikinisha ndetse n'ibindi, bisimbuze kugira ingeso nziza maze ukorera Imana mu buryo bukwiye. Kwikinisha ni urugamba rugaragara mu mibereho yo hano ku isi ndetse rugoye benshi muri iki kinyejana. Wowe uri kumva iki kiganiro ushobora no kuba nawe uri kurwana n'iyi ngeso. Turi mu isi iri kwangirika, isa nkaho iri gutebera mu kintu kibi cyane cyangiza intekerezo. Nta kindi kiri gutera amadivorce, nta kindi kiri gutera depression, nta kindi kiri gutera kudashaka kandi abantu bagakomeza kuba basambanyi n'abahora banduza abandi imico itandukanye. Nta kindi kintu kiri gutera gutuma abantu barenga ku mahame yo kwifata ndetse bagafata ibyemezo bikomeye cyane. Nuko imico mibi yinjiye mu ntekerezo zacu isa nk'iri kudukontorora. Menya ibi ngibi. Ibintu byinshi bishobora kugaragara nk'aho abantu benshi babikora, ariko ntibivuze ko ari byiza. Icy'ingenzi ni ukumenya ko Imana itareba gusa ibyo dukora, ahubwo ireba no mu mutima. Kandi mu gucirwa urubanza ndetse n'ubuzima bwacu, turi umwe. Ndi umwe ku giti cyanjye, nawe uri umwe. Ntabwo uzagendera ku wundi ndetse n'imico y'undi ntizageraho ikugeza. Tekereza iki? Wigeze ujya ahantu bari gushyingura? Niba ufite ibitekerezo bizima, tekereza. Wa muntu nubwo aba akunzwe na benshi, ariko bose bamusiga ahandi bakagenda. Amarira yabo aba asobanuye byinshi, ariko ntasobanura ko bajyanye. Kabone nubwo ushobora kurwanira kujyana nawe, ntabwo muba mujyanye. Buri wese ajya ukwe. Biriya bishobora kuguha icyerekezo cy'uko umuntu ari uwe ku giti cye, ndetse no kwita ku buzima bwe, intekerezo n'ubugingo bwe ni ibintu agomba kwitaho ku giti cye. Nk'umukristo uri kurwana intambara nk'iyi ngiyi, urugendo nibwo rugitangira. Niba waragize uburyo runaka bw'uburyo wacitse kuri iyi ngeso, muri comment section ushobora kudusangiza uburyo wabicitseho
n'indi nama wagira abandi bari kurwanya iyi ntambara. Niba bikugoye kandi ushobora kwegera umuntu wizeye, yaba umusaza mukuru w'itorero, umuyobozi, umubyeyi wawe ndetse n'umuganga runaka mu by'imitekerereze ndetse n'ibindi bintu mu buzima akagufasha. Kwikinisha si ikintu cyoroshye kuvaho. Hari abantu benshi bajya batekereza ko hari imiti runaka bashobora guhabwa bigakira. Mu ijambo risa nk'iryahuranije, ibyo bintu biragoye rwose. Indwara z'imitekerereze zikunzwe kuvurwa n'ubundi mu buryo bw'imitekerereze, kandi uru ni urugamba umuntu arwana hagati y'umubiri n'umwuka. Ubushakashatsi bwerekana ububi bw'iki gikorwa, by'umwihariko mu ndwara zo mu mutwe zigenda ziyongera. Bibiliya iduha amahame y'uko tugomba kwitwara. Bazamenya ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka. Fondasiyo y'ibyo twifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. None niki waburutisha? Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kure mu muryango mugari w'intekerezo nzima n'ubumenyi. Ndishimwe Josue Maripas. Dukomeze kubana kuri uyu murongo. Ufite ubushobozi, urifuza kuba umusirimu usobanutse kandi usa neza? Ndabibona ngeze iwawe. Tunga ibikoresho byiza birimbisha iwawe, nk'intebe zo kwicaraho nziza kandi zitandukanye, tapi nziza, imisego myiza ikomeye kandi ya originale. Right, uri umusirimu. Boneza iwawe none, utunga ibi bikoresho byiza iwawe. None se ntubikeneye? Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 079 45 11 66 0. Niba utuye heza, reka hase neza.